Ibihe byiza cyane ndagusuhuje kandi ikaze muri AYS podcast yacu uyu munsi. Nkuko amaze kwibona muri title y'ikiganiro cyacu, tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 byerekana urukundo rwo kurwanirira ndetse no kugumamo. Nubona ibimenyetso birenga 5 muri ibyo ngibyo tugiye kukubwira, umenye ko urukundo urimo ari urukundo rwiza, n'urukundo rwo kugumamo ndetse n'urukundo utagomba gutakaza kubera ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Impamvu tugiye kureba bino bintu rero, tumaze iminsi turebera hamwe ibintu bitagenda neza mu rukundo, ibintu by'ibibazo ndetse bikanahurirana nuko abantu benshi ari byo bintu barimo, ariko nyamara ntabwo bivuze yuko buri gihe haba hari ibibazo, haba hari n'ibintu byiza umuntu ashobora kwitaho, ashobora no guha umwanya mu rukundo. Niba uri mu rukundo rero, igihe gishobora kuba kijya kigera hanyuma ukavuga mana yanjye ndashaka kubivamo, ndumva nshaka kuba single, ndumva nshaka kutaba ndi mu rukundo, mbega ukumva hari igihe cyagera bino bintu rwose urimo byose bikarangira. Ariko nyamara hari igihe ushobora kuba ugiye kuva muri bino bintu bigoranye cyane yuko hari ibindi byiza uzabona kubirenza. Ibi rero ni ibimenyetso bigera ku 10 byo kwitaho ndetse no gutuma urwanira urwo rukundo mu gihe cyose ururimo, kuko ni urukundo rwiza. Nitwabayo Yvette Sandrine, ndi kumwe na Claude ndetse na Rich ku buhanga bw'ibyuma. Ikaze aho uri hose. Hanyuma turi buze kuza kwifashisha igitabo cyitwa All About Love. All About Love ni igitabo cy'umuntu witwa Bell Hooks, cyasohotse mu mwaka w'1999. Ushobora gusangamo ibintu byinshi cyane bitandukanye bijyanye n'urukundo. Iki ngiki kikaniyongera ku bindi bitabo byinshi twagiye turebera hamwe birimo inama nyinshi cyane z'urukundo. Iki ngiki nacyo ni kimwe mu bitabo birimo ibintu biri positive cyangwa se byiza ku bintu bijyanye n'inama umuntu ashobora kwifuza kumenya mu rukundo. Tudatinze rero, ikintu cya mbere cyo kuzirikana mu rukundo rwiza rwo kurwanirira kandi rwo kwitaho cyane, rwo kutareka kubahana hagati yanyu wowe n'umukunzi wawe biba ku mpande zombi. Hari igihe umuntu aba ari mu rukundo ariko ugasanga ni uri kubaha gusa, ugasanga we bamubwira nabi, ugasanga baramutuka, ugasanga amutritinga nabi, ariko we akubaha umukunzi we. Nyamara mu gihe cyose uri kumwe n'umukunzi wawe, mwese mukaba mubizi yuko mwubahana hagati yanyu, mukaba mubizi yuko no mu gihe cya conflict cyangwa se mu gihe cyo kugira ibyo mutumvikanaho, mwese mubasha kuganira, mukumvikana, ibintu bikabasha kugenda neza. Iki ngiki ni ikimenyetso cya mbere cy'ukuri mu rukundo rwiza. Mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'ibintu bitagenda neza, niba mubasha kuvugana kandi mukubahana, iyo ni sign ya mbere nziza yerekana yuko uri mu rukundo ruzima. Ikintu cya kabiri rero, mu communicatinga openly kandi mukabwizanya ukuri. Hari igihe ikintu gishobora kuba hagati y'abantu bakundana, none ugasanga ikintu cyise kibaho ni ukugostingana, cyangwa se umwe agahita avuga I can't, akahita avuga ngiye kuba mubloke cyangwa se ngiye kuba bivuyemo, ukamuhamagara ukamubura, ukahamagara inshuti ze, mwambwiye ahantu uyu muntu ari, mbega ugasanga uri gusa nk'uwinginga kugira ngo ukomeze ugume muri urwo rukundo. Urukundo ruzima rero, iyo mwagiranye ikibazo, buri wese bari gufightinga kugira ngo urukundo rwanyu rugumeho, kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze kubasha kugenda neza. Iki ni ikimenyetso gikomeye cya kabiri mu bintu byerekana yuko urukundo urimo atari urukundo rwo kujugunya, kwa ahubwo ari urukundo rwiza cyane. Ikintu cya gatatu rero, ntabwo urukundo rwanyu ruri one sided, ntabwo ari wowe ushyira imbaraga mu bintu byose, ahubwo mwese, niba ari amaproje mufite, niba ari trip mushaka kujyamo, niba ari anniversaire zawe, niba ari amagifts muhana, niba ari umwanya muhana, biri kuva ku mpande zose, ntabwo ari uruhande rumwe rurimo rurabikora. Niba rero buri munsi uri kubona yuko urukundo rwawe urimo kugerageza gukora buri kimwe cyose, urimo kugerageza gutanga buri kimwe cyose, ariko n'umukunzi wawe akaba arimo gukora ibyo ngibyo, uru ni urukundo rwiza urimo, ntabwo uri mu rukundo rubi. Uru nguru ni urukundo rwo kurwanirira ndetse n'urukundo rwo gushyiramo imbaraga zawe. Ikintu cya kane, emotionally uri safe, ni ukuvuga mu bitekerezo byawe, mu kuntu wiyumva uri kumwe n'umukunzi wawe, ukuntu utekereza, ibintu ushaka kumubwira, insecurities zawe, inzozi, indoto, byose uri safe kubivuga kugira ngo umukunzi wawe akomeze akumve. Ntabwo uvuga ngo mana yanjye namenya ko uyu munsi wenda ku kazi kanjye batampembye, ari buze guhita nyanga, namenya ko nta kazi mfite, ari buze guhita avuga ngo uyu muntu sinakundana nawe. Mbega mu bibazo urimo, mu bintu bitari kugenda neza, uri kumva yuko uri safe kuba umukunzi wawe yabimenya, ahubwo ukaba ubizi yuko mu bantu ba mbere bo kubibwira kandi bari buze kuza kubyitaho no kubiha agaciro ari umukunzi wawe. Iki ngiki ni ikimenyetso cyiza kandi gikomeye cyerekana yuko urukundo urimo ari urukundo rwiza cyane. Ikindi rero ugomba kumenya cyo kurwanirira ndetse no kumenya yuko uri mu rukundo rwiza, ibikorwa biruta amagambo. Hari igihe umuntu akundana n'umuntu akaza akamubwira ndakubaha mani, ndagukunda, uri kubibona n'inshuti zanjye ibiki n'ibiki, amagambo ukumva ni meza, amagambo arakuryoheye, ariko wagerageza kubihuza n'ibikorwa ugasanga ntabwo bihura. Mu gihe uri mu rukundo rwiza kandi ruzima,
iyo umuntu akubaha nta nubwo ari ngombwa ngo abikubwira, ahubwo wowe urabibona ukumva yuko ari kukurwanirira mu gihe bari kukuvuga nabi, ukaba ubizi neza ko umukunzi wawe ari ahantu bakaba bagira ikintu kiri negative bakuvugaho, yavuga ati please stop, ni girlfriend wanjye cyangwa boyfriend wanjye muri kuvuga, mbega ukaba ubizi yuko umuntu wawe ari bukurwanirire n'igihe uri buze kuza kuba udahari. Ibyo ni ikimenyetso cyerekana yuko urukundo rwanyu ruri mu bikorwa, ntabwo ruri mu magambo. Ni urukundo rwiza cyane rwo kurwanirira ndetse no kuba wagumamo. Ikimenyetso cya gatandatu rero cyerekana yuko uri mu rukundo rwiza cyane, iyo ikibazo kije hagati yanyu murwanya ikibazo, ntabwo ari mwebwe hagati yanyu mwirwanya. Hari nk'igihe abantu runaka baba bafite nk'abana, noneho abana bakaba nk'ibirara, n'urugero ugasanga umugabo ari gushinja umugore, bana n'abana wabyaye, reba ukuntu ari ibirahana n'ibiki, ugasanga umugore nawe ati bari abana bakurikije ibyo wakoze, mbega ugasanga aho kugira ngo mwumvikane ku kibazo kiri kuvuka, ahubwo namwe ubwanyu murimo kwirwanya. So rero urukundo rwa nyarwo, urukundo rwiza rwo kurwanira ndetse no kugumamo, iyo ikibazo kije hagati yanyu mwese murishira mukavuga uriya mwana twabyaye ko ari kutunanira tubigenze gute, nyine mugatangira kumvikana, mugatangira gushaka ibisubizo. Muri mu rukundo murimo gupanga projet, wenda hari umukobwa uri kuza mu rukundo rwanyu, muracyari abafiance, let's say uwo mukobwa ari kuza wenda gushaka kugutwarira umukunzi, aho kugira ngo mutangire muhangane kare gakobwa ibiki n'ibiki, muri kwicara muri kuvuga uriya mukobwa ari kuza muri bino bintu tubigenze gute, se tubikemure gute, mbega uri gusanga hagati yanyu aho kugira ngo mwirwanye mwishwanisha hagati yanyu, murimo murashaka igisubizo. Uru urukundo rwiza cyane rwo kugumamo ndetse no kurwanirira. Ikintu cya karindwi, kusabana imbabazi ndetse no kwakira ko wakosheje biri real. Hari igihe umuntu agukosereza mu rukundo, noneho ukamara nk'ukwezi uri kumusobanurira amakosa yagukoreye, mani nge nabyo numva, cyangwa se naguciye inyuma ariko wari wanze kunyitaba, nari nasinze, nari nakoze ibiki, mbega ugasanga ikibazo cyavutse n'amakosa yavutse harimo kuzamo excuse aho kugira ngo hazemo ibintu byatanga igisubizo kuri icyo kibazo. Mu gihe rero uri mu rukundo rwiza, iyo umuntu yagukoshereje araza akakubwira I know nakoze ibintu bibi, I am so sorry, sinzongera, ukabibona yuko ari ibintu biri genuine. Niba uri kubyumva ko biri real, umuntu akerekana proof zerekana yuko ibyo bintu bitazasubira kandi ko ari ibintu biri kugenda neza, uru ni urukundo rwiza rwo kurwanirira. Kuko byanze bikunze n'undi mu rukundo hari igihe kizagira hazemo amakosa, hari igihe kizagira hazemo ibibazo, ariko niba ubona yuko ari gufata accountability akanaba responsible ku makosa yakoze, ni urukundo rwiza rwo kugumamo, ntabwo ari urukundo rwiza rwo kujugunya. Hanyuma ikintu cya munani cyo kwerekana yuko uri mu rukundo ruzima kandi urukundo rwiza, ni uko wowe n'umukunzi wawe mwumvikana ku bintu byinshi kurenza ibyo mutumvikanaho. Hari imvuga ivuga ngo ibintu biri opposite birattractingana cyangwa se ngo birakururana, ariko nyamara abahanga benshi bemeza yuko iyo wowe n'umukunzi wawe mufite intego zimwe, mufite target imwe, musengera ahantu hamwe, mwubaha abantu kimwe, mukundi, mbega mufite ibintu byinshi muhuza, nibwo ibintu byanyu biba biri long term kurenza uko bizahita birangira. Yes, abantu bagira ibyo batumvikanaho, hari akantu ka fire chemistry, hari ibintu biri short term binaryoha kuko nyine buri wese abatunga urundi, ariko nanone ku bintu bizaramba kandi bizagumaho, iyo mufite intego zisa kandi mukanagira ibintu byazaza bisa, birafasha. Icyo ni ikindi kintu kiza cyane cyo kwerekana yuko urukundo urimo ari urukundo ruzaramba. Ikindi kintu cya 9 tugana ku musozo w'ibyo twaguteguriye mu bintu 10 bikomeye cyane byo kwerekana yuko urukundo urimo ari urukundo ruzima, wowe n'umukunzi wawe muracyahitanamo, buri wese aracyari guhitamo mugenzi we nubwo ibintu biri hard. Hari igihe nshobora kujya kwerekana boyfriend wanjye wacu bakavuga kare kuri ya muhungu ntabwo tumushaka, akajya kunyerekana iwabo bakavuga kare kuri ya mukobwa w'umunyamakuru kazi nawe dushaka, ariko boyfriend akavuga I still want you, ni wowe nshaka, ni wowe muntu wanjye, ni wowe, nta wundi nyine niwe nahisemo, nanjye nkavuga ni wowe muhungu nahisemo, nta wundi muntu nshaka. Bakavuga gukundana n'umuntu w'umukene, ukavuga it's okay, turi kubaka ibintu runaka, mbega no mu gihe ibintu bigoranye cyangwa se yahuye n'ikibazo gikomeye, yahuye n'uburwayi ariko uracyari kumuhitamo. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana yuko urukundo urimo ari urukundo rwo kurwanirira kandi ari urukundo ruzima. Hanyuma ikindi kintu gikomeye cyane cyo kwerekana yuko urukundo urimo ari urukundo ruzaramba kandi ari urukundo rwiza cyane kurenza uko wabitekereza, ukuntu murimo uko mwatangiye mutangira gukundana, birimo biragenda bizamuka cyane kurenza uko unyine aho umugezi. Mwatangiye wenda nta kintu na kimwe mufite nka couple, mudafite wenda ikintu runaka kibahuza nka konte, let's say buri wese akorera amafaranga y'undi akorera ye, ariko uko mukomeza kubana mwahuje konte, mufite amafaranga runaka mwinjiza nka couple, mwashinzaga projet runaka,
mufite ibintu runaka muri gupangana, mbega uri kubona ko ukuntu mwatangiye mubana mukundana mukimenyana uko mumeze ubu ngubu birimo biragenda bikura kugira ngo bigende bisubira inyuma, kuko abantu batangira gukundana bafite target, bafite ibintu byiza, bafite intego, uko bakundana bikagenda bisubira inyuma. Niba bahembwaga amafaranga menshi ku kazi bakakwirukana, niba wakoraga bino ejo bundi bigapfa, mbega ugasanga ahubwo kugira ngo ibintu bigende neza birimo biragenda nabi. Ni ikimenyetso cyiza cyo kwerekana yuko rero niba we n'umukunzi wawe mwaratangiye muri hasi, uyu munsi mukaba muri kugenda mugana hejuru, mugomba kugumana, mugomba gutrayinga cyangwa se kugerageza kurwanirira urukundo rwanyu. Ngibyo rero ibintu bigera ku 10 ushobora gusanga byakwereka ko urukundo rwawe ari urukundo ruzima kandi ko ari urukundo rwiza. Ushobora kubibona mu gitabo cyitwa All About Love, ni cy'umugabo witwa Bell Hooks, ni cy'umugabo witwa Bell Hooks, ni cyo mwaka w'1999. Ni kimwe mu bitabo byanditse ibintu biri positive cyangwa se biri bizima biryoshye ku bintu bijyanye n'urukundo. Niba uri umuntu ushaka kubisoma wakigura ukakireba cyangwa se ukabisoma, ariko niba numva n'ibingibi bihagije it's okay. Ibitabo byinshi twagarutseho twavuzeho tuzongera tubigarukeho kugira ngo bibashe kutunyura. Niba rero wasanze signs zirenga 5-6 kuzamura ziri mu rukundo rwawe, utuntu utarimo kugenda neza, urukundo ntabwo ari muri paradizo, bishobora guhinduka, ibyo bikakwereka yuko urukundo urimo ari urukundo rwiza, rurwanirire, wituma rugucika. Ushobora kuvuga ngo ndashaka kubivamo nkajya gutrayinga ibindi, ugasanga ugiye muri za toxicity twavuzeho mu bindi biganiro, ariko urukundo urimo ari urukundo ruzima. Rero niba ubibonye ukaba mu rukundo rwiza nka gutya, ino ni green light yawe, wiruvamo ahubwo rurwanirire, gerageza imbaraga zawe zose ibintu nibize kuza kugucika. Wakoze cyane rero gufata umwanya wose warangiza ukabana natwe muri AYS podcast yacu ya none. Nitwa Abayo Yvette Sandrine, nari ndi kumwe na Rich ndetse na Claude ku buhanga bw'ibyuma. See you next time.